ikaze ku muyoboro mugari mutuzo voice record. Mumaze igihe runaka mukundana ariko utangiye kumubonaho impinduka, ntakikwitwaraho nka mbere ndetse utekereza ko ashobora kuba atakigukunda nka mbere. Uribaza uti ese byagenze bite? Umukunzi wanjye ntiyaba agiye kundeka? Mu rukundo hari igihe umuntu atangira guhindura imyitwarire buhoro buhoro mbere yo gufata icyemezo cyo kubivamo. Akenshi ibi ntibihita bigaragara, ariko witonze ushobora kubona ibimenyetso bikwereka ko urukundo rwanyu rutakimeze nka mbere. Twifashishije inyandiko yasohotse mu kinyamakuru Psychology Today, tugiye kurebera hamwe ibimenyetso bishobora kukwereka ko umukunzi wawe ashobora kuba ashaka kubivamo. Ikimenyetso cya mbere, atangira kukwirengagiza no guhindura uko muvugana. Iyo umukobwa atangiye kukwitwaraho nk'uko byahoze, atakiguhamagara cyangwa ngo asubize ubutumwa bwawe vuba, bishobora kuba ikimenyetso gikomeye. Niba mbere yaraguhamagaraga buri kanya, aho urashaka ko umuvugisha, mbese afite amatsiko yo kumenya ikijya mbere mu buzima bwawe, akaba ari wowe uhora utangira, akaba ari wowe utangiza ikiganiro, kandi rimwe na rimwe ntagusubize cyangwa akagusubiza amagambo make atakwitayeho. Ugomba kwitonda ukagenzura neza ikibazo gihari. Impamvu ya kabiri, atangira kutakwereka urukundo nk'uko byahoze. Iyo amarangamutima atangiye kugabanuka, ibikorwa by'urukundo nabyo birahinduka. Ashobora kuba atakigukumbura, atakigushimisha nka mbere, cyangwa atakigaragaza ubushake bwo kumarana nawe umwanya. Hari igihe atangira kugufata nk'uko afata izindi nshuti ze zisanzwe, atakigufata nk'umukunzi. Iki gihe aba atangiye kukwikuramo, mbere yarabuze aho ahera akubwira ko amazi atakiri ya yandi. Impamvu ya gatatu, ahora ashaka impamvu yo gutongana no gushwana. Utuntu duto duto mbere mutajyaga mushwanira, atangira kudushakamo impamvu ituma muvugana nabi, bigatuma amakimbirane yiyongera. Niba hari ibyo wakoraga mbere ntibigire ikibazo biteza, ubu wabikora bikaba birebire. Byanga byakunda hari impamvu. Abahanga bavuga ko hari abantu batangira guteza amakimbirane kugira ngo babone impamvu yo kuva mu mubano runaka. Umukobwa utagikunda rero nawe ashakisha uburyo bwo gushwana nawe kugira ngo mutandukane. Impamvu ya kane, kwirinda kuvuga ku hazaza hanyu. Iyo umukobwa atangiye guhunga ibiganiro birebana n'ejo hazaza h'umubano wanyu, bishobora kuba ikimenyetso gikomeye cy'uko atakigukunda cyangwa adashishikajwe n'urukundo rwanyu. Agerageza guhora ahindura ikiganiro buri gihe, cyane cyane iyo uzamuye ikiganiro cyerekeranye n'ahazaza h'umubano wanyu, gukora ubukwe, gahunda zanyu cyangwa inzozi mwari mufitanye. Ibi akenshi bigaragaza ko atakibona ejo hazaza hanyu muri kumwe. Impamvu ya
gatanu ari nayo ya nyuma, agusiga mu ihurizo, ariko wowe gusa urwana ngo umubano ukomeze. Iyo usanga ari wowe uhora ushaka gukora ibishoboka byose ngo umubano wanyu ukomeze, ari wowe buri gihe usaba imbabazi, uhora ushaka kuzana amahoro, umusaba ko muhura cyangwa ugerageza gukemura ibibazo byanyu wenyine, bishobora kuzagaragaza ko we yamaze kuva mu rukundo kera akarugusigamo. Umubano mwiza usaba imbaraga z'impande zombi, kandi buri ruhande rugashiramo imbaraga zingana n'iz'urundi. Iyo umwe gusa ari we ukirwana ngo ibintu bikomeze, akenshi biba ari ikimenyetso cy'uko hari ikibazo gikomeye. Nubwo ibi bimenyetso bishobora gutuma ugira impungenge, inzira nziza ni ukuganira mu bwubahane, ugamije kumenya uko mugenzi wawe abyumva, aho gufata imyanzuro ishingiye ku gukeka gusa. Icyiza rero ni ukwicaza umukunzi wawe